Umva ko icyo kintu kimbabaza kuba ntarahura nawe face to face. Gusa icyo kunshimisha nuko rimwe na rimwe njya mwandikira Instagram tujya tuvugana video record akansubiza nkamusubiza noneho ntago murahura ngo mu akata ariko ndakubwiza ukuri beshi biteguye ubukwe ndacyakubwira intandaro yo kugira nkunde Ddumba ariko mu byukuri Ddumba yarankuruye ku buryo namuteraga mu nzozi ku rwego rwo hejuru nkanirangirizaho bitsina bibiri ngo ratera kanaterwa man kwa Joanine kabisa araba bivuga se sikiriza vizuri kabisa nawe kiganiro nubwa mbere ariko njewe ariko nakubonaga nanjye ndakubona ariko mbiterwa nuko nyashi rwose barakubwiye ngo mbabarira ngo uriya muntu uzamukoreshe ikiganiro mutubariza amakuru menshi ikintu cyatumye ngiye nkuzana nanagusa bizakubuza kunkumbura kubera ko udahuje imyimerere cyangwa n'amarangamutima cyangwa na santima ariko wowe ubwawe ubu tuvugana nawe maze nagutera kinyuma ntandukanye nabo yabishira amatutuwaje ngo bapfiriye umuntu bro ngiye Ddumba ubu tuvugana ndi ku mutima kandi ndakubwiza ukuri ko nta kintu na kimwe ntakora kubera we kuko naza kambenga nziyahura zajya kwa makusa nako nakobesha naza kanyanga ku kibuga cy'indege ninge muntu zaba nomero ya mbere kujya kumwakira ndetse Emirene nzabatumira bagasuku ba Dekati kumva baje khadi bose ndabatumiye ndetse n'abakiroso so nzatumira abantu benshi ndetse n'abanyashi bose nzabatumira rukundo giye mfitanye n'ingegera giye mfitanye urukundo n'umuntu wita umwe bita Ddumba ntago ro wazumbira ngo abantu barankunze abo se uri kumbwira nabahe ngo barasta cyakoze namupfaga soni nkazareba uwo muntu wari we ukazamuza nawe one time iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocente iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocente nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana Manzi na Innocente nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocente songa mbere turabashyigikiye yes reka nongera ngo ikazo dukurikiranye kuri Manzi na Innocente muri kumwe na Nyacha Rwanda Rwanda rwakazamura igisho ry'Abana gasika muteno za tone ngoro samategeke cyangwa sambi wende wicare kuri Manzi na Innocente birebere byinshi byiza tugutegurira umunsi ku munsi mazi iminsi kwinginga ngusaba cyane kudusharinga ibiganiro byacu nimba warakoze subscribe ndetse naho utari wayikora yikora kugira ngo ibintu bigende neza cyane ibiganiro byacu by'umuriro by'akadasohoka bijye bikugeraho kugiye mazi iminsi basaba kujya munyandikira muri comment kugira ngo ndebe icyakunyuze ndetse n'ikitakunyuze menye ngo ndongera iki cyangwa se ndagabanya iki reka ntagire mpera zikaze abakunzi bacu bari muri Amerika Aziya Uburayi Afrika ndetse na Australia ndetse n'abadukurikirana bari mu bihugu by'ubuturanyi Burundi Uganda Kongo Kenya na Tanzania mwumve ko tubahoza ku mutima kandi muri abantu b'ingenzi kuri twebwe ndetse natwe tukaba ingenzi kuri mwebwe cyane umunsi ku munsi mw'abantu mwe uyu munsi nakiriye umuntu udasanzwe kuri screen zacu mwamubonye ari kwimanyagura yimanyuye yimaze bamwe baramuzi abandi ntago bamuzi mu minsi yashize hari umusore twakoranye ikiganiro witwa Rasta mwese muramuzi ansaba ko namuhuza n'uyu muntu mutari mwamenya amazina ye muri buze kubimenya amazina ye turaganira atubwira ibintu byinshi bigiye bitandukanye ibyo ari gukora ndetse n'ibyo ateganya kugira ute gukora umusaba bimeze bite ndashimira Imana ndacari wa wundi satani kaburi mugozi muhambira niyo rukumbi kabisa umutinganyi ruharwa kabisa karuhari ndabizi neza ko mamazi imisi mumvugaho ngo nihebeye ngo umuntu ngo nihebeye umuntu ngo umumarayika rwose ngo namugize ngo umuntu ukomeye cyane tutari twageraho niko bimeze hari indirimbo abantu bakumenyeyeho cyane wenda ku bantu badukurikirana abakunzi bacu bashaka kumenya ngo se kuki bakuze satani ndagira ngo batereho akavase gato twinjire mu kiganiro fresh musibe kurengera ariko nta kibazo wa kabisa Satani kanyoko uzatugenda ugeze ryari mabya yaso
satani we wamusenzi reka nkubunuze satani we satani kanyoko uzatugenda ugeze ryari mabya yaso satani we wamusenzi reka nkubunuze satani we ungenda hari byishinageraho mvaho utazibesha ukiyongoza nyaguhambano kanize gucumura difatanya gupfukaniza ubushu WhatsApp wacha satani kayusi ase ari ibintu mba nibaza ako ubonje ko ari kumeze man mba nakubonye cameraman nahere hasi ambaza uti bino bintu bivaye umubwire nahantu bikura ubundi deni umaze kumbaza ibyo ushaka reka namaze ibisi bitutumba banyibaraguzwaho iminwa yarabariye beshi bananiwe no kwikontrola ariko tuferiye ibyo ngibyo that is the right right now ndabwira muri kimwe rwose nyashi kuko mu byukuri nkubura formire nkabura ahantu nagukarasa ntago wahabona ubu ngubu rwose nakubeshye reka nkorohereze urabona ko ubu ngubu nabaye agakobwa keza urabona ko ndagakobwa keza ubu ngubu rwose no kwisoko bibaye ngombwa nahajya urabona rwose ko sibyo tugiye no kwisoko urabona ko famille yawe yikubonye umeze gutya cyangwa wowe ubwawe wirebye mu rurirwamo ukabona watoboye amazuru washyizemo amaherena ukareba iminwa wayitukuje ukareba wambaye amakanzu uba wiyumva ute famille yawe gufatite so bino bintu bifite aho biva mfite umuntu mbikorera cyane ko Ddumba ari mu bantu ari mu bantu bikorera kandi ari mu bantu banyitaho je nitaweho ntumbone gutya ntago ndi single bro ntago ndi single gusa Ddumba icyo namukundiye afite iminwa myiza afite amaribori meza arikumva Ddumba afite amaribori meza afite iminwa myiza afite ibyiso byiza afite inyuma heza afite munda heza mana ararorohereye niyo mpamvu mba nigitayo gutya kugira ngo nava muri mushimishe nava muri Amerika rwose azasanga ameze neza to birenze ko bikeka kabisa burya ndamutera birenze ko bikeka nta nundi muntu bundi najyaga nifuza baje hard imbere so najyaga nifuza bagasuku burya nabantu beza nabo bafite imibiri ije baceba so ntago burya bibaho gukunda jeyo nkunze umuntu nkabona rwose afite ibintu binkurura ntago mukasuringa muvuga uti ngo uyu muntu ni iki kuba nje ndumutinganyi so biri kurahari rwanjye kandi uburenganzira bwanjye cyambere cyo nta tegeko rihari rihana ubutinganyi sibyo nta n'itegeko rihari ribuhana sibyo nta n'itegeko rihari rihana urukundo wese agomba gukunda washaka ase ibi bintu byakuje mukuze wavutse wumva bikurimo hari umuntu muri famille yanyu wegeze ubikora uvuga ngo wenda ibi bintu niwe mbikuraho so mu byukuri ntago mfite umuntu abikuyeho bino bintu njye ubwanjye ni gutya nisanze ni gutya nisanze so nta byari biciriritse nkiri umwana ntago byari bwagere kuri background yenze ngo bibe biri grave ariko uko nagiye nkura niko nagiye mbikunda kandi muhura nabibinkorera rwose bakanturitsa nakabuno bakakamena rekada hari n'igihe cyagize nambara pampa rwose ku buryo no kwinera byajyaga bizamo ubu ngubu wowe ubwawe uri umugore so urabona ko ndagakobwa keza wibonamo agakobwa keza kandi ubona ndi agakobwa keza bataye niza zindi za maneke bro izi niza zindi za maneke rwose ubu ngubu ninge mu kobwa mwiza ugezweho uri no kuri top ndakubwiza ukuri nushake tuyibetingire ugenda unjyana ahantu hose wumva wifuza uraza gusanga ninge mukobwa ugezweho uri kuri maquillage uri kuri makeup iki kibikwereka mfite amavangingo menshi kandi ateye ubwoba meza cyane nk'abantu mwe nzazana kamera makuru kamera ntabwo nakomeza kuganira n'uyu muntu turaganira kuko so ninge wakwishakiye ngira ngo unambwira impamvu urumva mumaze imisi mumvugaho numva ko hari abantu rimwe na rimwe bifuza guhura nanjye sibyo ntiwanyangira nta nubwo wanziza uko naremwe none se wowe hari amacakubiri mfite amavangingo rwose ubu tuvugana iyo bibaye ngombwa ndatera nkanaterwa ariko Ddumba ubu niwe mugore wanjye iyo bibaye ngombwa ndamutera Ddumba ni umugore wawe ni umugore wanjye ariko iyo bibaye ngombwa nkajya mu kirimbo cy'umugabo kuko nje ndatera nkanaterwa baje gifite n'ibitsina bibiri hari abantu rwose bari bafite imishukwe myinshi nagiye mpura nabo uri kumva ariko rwose bagiye bapfubwa n'abandi bantu
bigeraho birandambira navuga ati ntago nabigize akazi reka nshaka umu girlfriend. Ushaka umu girlfriend wawe. Ddumba mwahuje mute ujya guhura na Ddumba bwa mbere byatangiye bite? Dereza story yawe na Ddumba uyive mu mizi uyizamuke kabisa uyigere ku mashami. So ntakubeshe rero Ddumba. Ntakubeshe rero Ddumba. Before ya Ddumba hari undi muntu mwakundana ukaba wari uri kubona ko bitagenda neza hagati yawe nawe ukamwanga ukaba ati we nanjye kuko bira bintu nge nta nubwo njyana na nge nakubeshe Ddumba. Nge nta nubwo nanabyizeye. Nakubeshe Ddumba. Nakubeshe Ddumba. Nakubeshe Ddumba. Si bya bindi byo gukabya, si bya bindi byo kwigira ngo no gutwika. Ddumba namurosa nkiri urusoro nkiri mu mama. Wenda ntago nari nzi ko yitwa Ddumba. Ariko narabonekerwa mu mutima wanjye no mu maso wanjye ko nzahura n'umukobwa mwiza. Uri kumva? Uzahura n'umukobwa mwiza guteze. Nzahura ndi umugabo nyene kandi yigo nyene. Erega turabikora je ndajya ngusobanurire intandaro kugira ngo ntunkunde Ddumba. Nibwo navuye Afrika y'Epfo za Burundi. Ngira handi Kigali nibwo natangiye kubona Ddumba ku nkoranyambuga. Ndavuga naye ko uyu muntu ko mbona afite ibicebe mwizosi, ko mbona afite ibinwa byiza, ko mbona afite amaso meza, ko mbona afite rwose amaribori. Uyu muntu namubona gute? Rimwe njya gusaba nimero zanjye umuntu bita Dekati. Arankatira arambyaateshwa ida. Ati ntago njya muza n'abatinganye. Arabyanga nongera nzisaba umuntu bita Gasuku. Usaba nimero za Ddumba. Byarangoye man. Nani isaha gumva ko icyo kintu kimbabaza kuba ntarahura nawe face to face. Gusa icyo kunshimisha nuko rimwe na rimwe njya mwandikira Instagram tujya tuvugana video record akansubiza nkamusubiza. Noneho ntago murahura ngo mu kata ndakubwiza ukuri ntago turabura ariko yasezeranyije guhura nawe iminsi niva muri Amerika dufite na gahunda tuzanyigekwe nzantera ndivi rwose mwambika impeta namo propose urukundo yarabyemeye. Ariko ndakubwiza ukuri nibeshi biteguye ubukwe ndacyakubwira intandaro yo kugira ngo nkunde Ddumba. Ariko mu byukuri Ddumba yarankuruye ku buryo namuteraga mu nzozi ku rwego rwo hejuru nkanirangirizaho nkamukubitira bye nkamunoza nawe nkumva ravuze ati wow timbega ibintu byiza wallahi nkavuga ati uyu musore niwe nifuzaga mu buzima. Ariko nakubeshe icyo gihe Gasuku yanyimye nimero ze na Jehadi arazinyima. Ariko nkazijya nyene mbapofoka nimba hari warazinyimbaga kugira ngo bikunde mbakunde simbizi. Ariko mu byukuri nabonaga ibyifuzo byanjye biri kwifuza Ddumba. Ndagira ngo uherere mu kumizi nkuko wabivyivuje nkuko wabivuze. Ariko byaje gukomera ubwo Ddumba nakoze ikiganiro kuri channel yitwa Kigali Magazine. Ndi kutakamba rwose ndi gufukama wo kavyarawe Ddumba ko nifuza kubyanzbyarira kana ko nabonye ufite iminwa myiza n'amaribori meza, ko ufite mu nda heza, ko ufite hano mu gatuza heza, ko ufite umubiri woroheye rwose usa n'amazi yatike wambabariye kwe ukambwira byibura akajambo kamwe ka I love you so much. Nateye ivi rwose mu hanuru urabyo ndavuga uti karabaye kuri kamera. Mbona rwose mbona rasubije arambwiye ati umusore wanjye tuzi igihe gito cyane ndaza ndebe ibyo ari byo sindakubona face to face ndakubona ku nkoranyambuga ariko Ddumba giye rwose iriya face yo ndi kuyireba kuri video ze iyo ndi kureba Instagram ye ntakubeshe umubiri wanjye uri kugira gutyo utakamba nkumva rwose umushukuranyishe nkumva rwose nirangirijeho wallahi ngavuga ati baba we mana yaje. Iyo urebye neza ubona nta bandi badayimoni bakurimo wowe ubwawe. Ako man abadayimoni harabumona mose banyanditse mu gahanga se je n'abadayimoni mfite. Nireka nkubaze bajya bibaza iyo ureba umugabo mugenzi wawe wenda ibyumviro bibaho ushobora kureba umukobwa ukamugirira santima akagukurura wabona ikibero cye wabona rwose kino kirashashagirana ndakubwiza ukuri abeshi bajya bavuga ngo ngo mbega ngo imikorikori ngo mbega ngo imifupa bibaraguzwa noneho nagira mu rugo kubera ko marabaye nimero ugatangira kumambwira ati mani wambare tugahura se mani izi ngizi nizasayize nese nagubona ko ufite amaguru nk'aba baby taille française nizazindi Bruce Melody yaririmbaga nizasayize udukobwa twiza nkanjye nitwe tugezweho iyi taille niyo Ddumba keneye ni nayakunda nese ari bino ntago bizoroha mana ariko ndagusaba bari abantu bajya banyikundishwaho babanje kunsebya itsina bibiri ngo ratera kanaterwa mana kwa jwa nini kabisa haraba bivuga se sikiriza vizuri kabisa nawe kiganiro n'ubwambira ariko njewe ariko nakubonaga nanjye ndakubona yego
ariko mbiterwa nuko nyashi rwose barakubwiye ngo mbabarira ngo uriya muntu uzamukoreshe ikiganiro mutubariza amakuru menshi. Cyo kintu cyatumye ngiye nkuzana nanagusa kugira ngo nanabikwisabire nimba wazabyemera ngiye nkaguhuza nawe nkuko nawe yabinsabye. Ariko ibintu amagambo uri kuvuga nagisuba uri gukora shana mbona rwose ngewe ntazabona gukumbura ahubwo wewe bizakubuza kunkumbura kubera ko udahuje imyimerere cyangwa n'amarangamutima cyangwa na santima ariko wowe ubwawe ubu tuvugana nawe maze nagutera kinyuma kuko ndabona ufite akabiri korohereye ndabona ufite akabiri kagira gutya rwose nk'uwakuma one time cyangwa akakuma one more time nk'akajoro kamwe byibuze ntago kwakwanya da abakunzi banje nagaruka nabihisemo kubazanira umuntu nk'uyu nguyu sibyo barihangana mva amaraso nk'ayanyu nawe akeneye inama zanyu ntago abantu nk'aba ngaba tuzabibuza ahubwo tukeneye kubiyegereza kugira ngo tubereke inzira y'ukuri tubereke uburyo bwiza bashobora kubamwe abantu bazima. Oya nakubeshi ni beshi bansengeye biranga je nababwiye ko ariko nakuze nako navutse sibyo nta muntu umva amaherezo yawe muri ibi bintu araye. Amaherezo yanjye niyo kubyarana na Ddumba kambyarira kana keza bikumva wabonye aho umugabo atwita kasama kabyara bifite inzira bizanyuramwo ngenda bizi neza ko nzayimutera rwose inda abyara kana rwose kakabebe rwose kameze neza kakazungu kari too much tuzakide Ddumba satani Ddumba mbakumani wagiye utuza ntukaseke bro ntukaseke ko bino bintu babibabaje kabisa. Noneho igihe kiragira uyumva ko Ddumba umukunze ukajya ubonekerwa nawe mu nzozi ndamutera rwose nkamunyaza byatari ewa nakatutubika rwose nkamututubika byanyavyo. Ddumba we abivuga iki ngiye bino bintu ntago njya mbyiza hari abantu baza muri ibi bintu bakeneye gutwikira ku muntu runaka. Aya je ntagaruko nteke wowe bishobora kutwereka ko Ddumba kuko ibyo bintu mubirimo jewe sinanabyemera sinanabyizera 100%. Ibyo bintu ari byo hari abantu basigaye baza ugasanga ngo bamwe bakunze ngo Juno abane ngo bakunze bande sa nkuko nawe ari kugira ngo bakore hit. So ngiye nsanzwe ndi umutinganyi ubyemera ubihamye ndi umuge ukumva yego ukumva kandi no mu buzima busanzwe ndi umuhanzi ndabyumva ndabizi cyane urukumva none se gukunda ntibibaho je ntandukanye nabariya baza batwika ntandukanye nabariya babishira amatutubaje ngo bapfiriye umuntu bro ngiye Ddumba ubu tuvugana ndi ku mutima kandi ndakubwiza ukuri ko nta kintu na kimwe ntakora kubera we kuko naza kambenga nziyahura zajya kwa makusa nako nakobesha naza kanyanga ku kibuga cy'indege ninge muntu uzaba nomero ya mbere kujya kumwakira ndetse ndifuza ko ibinyamakuru bitandukanye byinshi bizaba bidukurikiye bituri inyuma rukumva biri kudusapotinga so biri guhayagiza urukundo rwacu rwanye na Ddumba sibyo ndahamya ko bamwe b'ingenzi nzabatumira aba Emirene nzabatumira bagasuku ba Dekati kumva baje khadi bose ndabatumiye ndetse n'abakiroso so nzatumira abantu benshi ndetse n'abanyashi bose nzabatumira rukumva nzatumira abantu benshi n'abamanibo bose nzabatumira rukumva baze bafotore bavuga ati urukundo rura kuko ninge muntu uzabukoza urukundo rw'amateka mu buzima busanzwe kuva isi akaremwa ninge muntu uzaba utereye ivu umugabo mugenzi wanjye ni nange muntu uba wibarutsa akana kagahungu keza kameze neza kayitumaje none se ubwo ngubwo Ddumba aramutse aje kakwanga kana kwihakana wabigenza amaraso yangeza yabazwa Ddumba ndakubwiza ukuri aho uri hose ubimenye ko nunyanga nzajya kwa mukusa nk'iyahura ibyo nagukundiye urabizi nta wundi muntu nigeze mbona ubifite wari yamukundiye iki afite iminwa myiza afite amaribori meza afite ibyiso byiza afite amugatuza heza afite munda heza afite umubiri mbese utitira ugira gutya nayo mpamvu amazi ye rwose nayakunze buryo uriya mutwe ubona urimo uriya mutwe wa Ddumba ubona urimo amavangingo menshi ibyo bintu tubireke bikomeza biteye isoni ahanga ntago biteye isoni birate bikongera kuvuga ibyo naho muri twigire ku ngingo nyamukuru wumva wowe intego yawe kuri Ddumba niyi so icyambere cyo Ddumba yambwiye ko azanjyana hanze kujya gukina y'amafilme kujya guhangira ibihangano akangira umu businessman akangira umuntu uhagarariye aba talented bose babaho ba Kigali so mbese tukimukira tukajya kubayo tukabana kusa ndabizi neza ko intego mfite hagati yanjye na Ddumba niyo gukora igikwe rwose tukabana tukabyarana hungu nakobwa
yarabyemeye Ddumba ntago yabyanga kandi ndabimusabye data twese wo mwijuru bimfashemo Ddumba rwose ntazanyange nawe arabizi kandi Ddumba amaraso yanjye sinza yabazwe kubwawe Ddumba niwe mbwira I love you so much. Reka twigarukire ku cyatumye nguhamagara. Oya bimbwireho kusa maze iminsi numva bibaraguzwe. Ejo muri nagiye kumva numva Jack na Brian ngo kico cyasaze. Ko bo ari abarezibiyene ko barongorana n'abakobwa bagenzi babo. Abo reka tubaveho namamve ko bataho umwanya. Yarashaka kugira mwibarize. Ura musuri wasabye ko mbahuza ngira ngo waramubonye. Je nago muzi. Musuri rero watsabye ko mugomba guhura. Uremera mbahuze nawe. So ujewe yaragukunda. Nago wampuza natwa duhuku twikigali kwigwa tubunza amanyo tubunza utugambo ukumva twibaraguzwe ngo twarankunze kandi ngiye nta rukundo ngiye mfitanye n'ingegera ngiye mfitanye urukundo n'umuntu bita Ddumba ntago ro wazumbira ngo abantu barankunze abo se uri kumbwira nabahe ngo barasta cyakoze namupfagasoni nkazareba uwo muntu wari we ukazamuza nawe one time sibyo yabashije kumbwira icyo gushaka akagomba kumbwira ikintu agamije kuri ngewe hari benshi baza banyikundira kwereka se wowe wenyine uri kumbwira gusa sinamenye icyo ashakira wenda wasanga ari wundi ubushaka ka selfie kuko barabizi ko ndicama marengewe satani kanyina mu byase barabizi ntago twakwirirwa tujimaka tuke gutinda rero nimba binyemerera kizo dupange so wegiye cyaza igihe cyose uzashakira nushaka uzamuza nawe nyuma y'umwaka gusa ngewe ndi proud yo guhura nawe nkamubaza icyo nshakira niba atari muri bene babatubuzi babashaka kutwangiriza imibiri bafite ibirwara nk'ibyo byamburugu na sida ndetse n'imitezi ngiye ngabo ntago mpura nabo uzajya umbabarira mbaye mbikwisabiye ndakwiyamye ndanabiyamye no bamvire mu buzima ngereka nguhuze nawe muzavugane icyo ashaka kukubwira wasanga ari ubutumwa afite ngo nawe ubwo je mbifite yenyungu sinzi inyungu zayumva mbifitemo yenyungu wowe guhura nawe se ukagushaka nyine so ntago intege kuzaduhuza ariko ubwo ako kana kagakobwa ndashika ukareba niba ari akana kagahungu simbizi ako kana kagahungu ndashika ukareba ndashaka ukareba hakabaza ibibazo hakabaza n'impamvu kazaze neza kuko nge sinoroheje buriya guhura na satani ntago babyoroshe birumvikana kuba atari banzi nitwa satani kayusi kandi kubashaka kumenya byanyabyo by'umwihariko bazampamagare kuri ya nimero yanjye ya 078 672 ari imbuga nkoranyambaga ukoresha bagukurikirana so ndazikoresha muri aka kanya Instagram ni satani kayusi TikTok ni satani kayusi YouTube ni satani kayusi rwose iba yanditse ni ML space ni ML inyuguti ebyiri zibanza manara space kayusi mu Kinyarwanda niba kwandika kayusi bisanzwe cyangwa kandikaho satani ariko ntakubeshe hari akantu ndashaka kubwira Ddumba muri aka kanya ngira ikintu mubwira tunagana ku musozo so Ddumba umbabarire kuba ndi kugenda ujya so ndagira ngo umunyamakuru abidufashemo Ddumba umbabarire kuba ndi kugenda ndi kukuvugaho cyane kubyera urukundo nagukunze ntago ari ikosa gukunda kandi ndagira ngo mbabarire bano bantu baza bagusebya bitewe nanjye na bose nge ntandukanye nabo rwose ntandukanye nabo gifite urukundo ruri special ruri oje kandi rufite intego rukubiye imyibyiza rwose aya mavi yanjye y'agaciro ntazapfa ku bwawe kandi ndagusezeranya ko nzagukunda forever nanagutura akaririmbo kanjye nakuririmbiye nanaguhangiye Ddumba you're so beautiful ndabizi ko nta undi nkawe marafiki zangu wanafurahi tuona mimi na wewe tuko pamoja yewe Ddumba wanjye ndumva mushukwe fasha witinda kuko nutinda ndawera nagukorera ifoto natamibisholo na follow you baby na follow you nagukorera ifoto natamibisholo na follow you Ddumba I love you
so much. Ciao. Okay, n'abantu mwe rero birangiza ngaho ibyanjye ntigereze nzamuhuze n'uriya musore nibahuza ni sawa ubwo nyine na nzareba ibizavamo sa Imana ikumpera umugisha kandi nabakoze ubwitabire bwacu sa ibihe byiza.